iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi. Mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu, kuri Facebook na Twitter mudukurikira kuri @radio yacu, naho waisha radio yacu viewe.com ni site musangaho ibiganiro byacu byose. Hano muri studio ya karindwi Lobs ku buhanga bw'ibyuma, Nadia Taha niwe ugiye kumfasha kubagezaho iki kiganiro, naho Jeffrey Mutagoma nije mwumva kuri mikro n'umwanya w'ikiganiro muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Buri munsi saa 10 ni ikiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'Amerika. Uyu munsi iradutwara mu karere ka Rubavu kari mu burengerazuba bw'u Rwanda. Hamaze iminsi humvikana amakuru arebana n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, burimo ubujura, ubwicanyi n'urundi rugomo rutandukanye. Inshuro zirenze imwe inzego z'umutekano zarashe bamwe mu baturage bakekwaho ubwo bugizi bwa nabi, zivuga ndetse ko bagerageje kuzirwanya. Kuki iki kibazo gikomeje kubera ihurizo inzego z'umutekano n'iz'ubutegetsi cyakemurwa gite, wowe ubyumvute? Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turi kumwe n'umuyobozi w'akarere ka Rubavu Bwana Ildephonse Kambogo. Ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane, murakoze, ndabashimiye. Turagushimiye natwe. Tumaze kuvuga rero insanganyamatsiko y'ikiganiro tugiye kwibanda, ariko mbere yuko tujya mu bibazo by'umutekano muke, nahoze nkurikira kuri Twitter yanyu, nabonye muri abantu ndetse bashobora kuba bakunda ibintu by'ubukerarugendo. Hari amakuru menshi atandukanye muri ako karere ka Rubavu. Nko ku bantu benshi baduteze amatwi batazi akarere ka Rubavu cyangwa se abakazi bagaherukamo kera, dusogongeze akarere ka Rubavu gateye gate, iby'ingenzi umuntu yavuga ati mbonye Rubavu nk'ibi? Murakoze cyane, murakoze, ndabashimiye. Akarere ka Rubavu ni kamwe mu turere 30 igihugu cyacu cy'u Rwanda, kari mu majyaruguru y'Iburengerazuba. Ni akarere rero gafite intego y'ishoramari n'ubukerarugendo, gafite abaturage 460, kamwe mu turere duke cyane, gafite ubutaka budashaririye, kandi karimo ibikorwa bitandukanye y'ishoramari ndetse n'ubucuruzi bwambukiranya umupaka. Ni akarere kari gutera imbere yaba mu bikorwa remezo, navuga nko muri gazi metane mu kiyaga cya Kivu, kafite uruganda rwa Bralirwa rukomeye cyane, ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye. Ni akarere kandi gakize mu buhinzi, cyane cyane ko tugaburira amasoko yambukiranya umupaka ndetse no mu gihugu. Ku bijyanye rero n'ubukerarugendo, ni akarere kari mu dukeya mu by'ukuri gakunzwe cyane. Ubibona nko muri wikendi aho ubona abanyarwanda ndetse n'abaturanyi bo muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo baba basuye kubera bakuruwe n'aya mazi. Aya mazi gusa ariko hariho n'abyabakuriye bijyanye n'ibyo basanga byo kurya ndetse n'ibindi. Iyi bice ya Rubavu rero irakunzwe cyane, ariko si byo gusa, usanga hari benshi n'ibindi basura, haba kwitembera ku musozi wa Rubavu, ibere rya Bigogwe, umusozi wa Muhungwe, bagasura icyayi cya Pfunda, kandi bagasura n'ikawa, ahantu heza cyane bakunda gutembera. Ni byinshi warya, isambaza uzibona Rubavu, ariko nanone no gutembera umujyi nabyo hari amahumbezi meza. Ni akarere gakunda kwakira ibirori bitandukanye, nk'ubushize twakiye Ironman, hariya amasiganwa ku magare, ku mazi ndetse no kwiruka.
igiye kongera kuba ku nshuro ya kabiri n'umwaka utaha izaba, aho abanyamahoteli baba bujuje kandi bashima bizinesi. Ni byinshi, ariko nk'ubu ngubu uyu munsi twakiye tuzi Rwanda, aho ubona ko nanone umujyi ushyushye. Ni umujyi mbega w'ubukerarugendo nk'uko nabivuze n'ishoramari, ariko turashaka no kongera ibikorwa by'ubukerarugendo kugira ngo bakomeze batugane. Mu magambo make ntagutindiye rero, ngako karere ka Rubavu, akarere k'ubukerarugendo n'ishoramari, akarere keza abantu bifuza gutemberamo igihe cyose. Urakoze cyane kuduha ishusho rusange y'akarere ka Rubavu. Reka noneho dusubire ku kibazo nyirizina. Muri abo baturage 460 umaze kuvuga n'ibyo bikorwa byose, muri iyi minsi hakomeje kumvikana ibibazo by'ubugizi bwa nabi bikorerwa hirya no hino aho ngaho mu karere, bikorwa n'abantu batandukanye, ndetse hakaba harimo n'abo inzego z'umutekano zikomeje kujya zirasa, ndetse bamwe bakanahasiga ubuzima, zivuga ko bagerageje kuzirwanya. Tujye ku kibazo cy'umutekano muke. Imvano y'icyo kibazo, mwe nk'abayobozi b'akarere mubona bituruka hehe ko iki kibazo gikomeza kuba ndanze? Urakoze cyane Geoffrey. Akarere ka Rubavu kimwe n'ahandi ni akarere gatera imbere, haba hari ibikorwa remezo byinshi, ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye, urujya n'uruza rw'abaturage byinshi cyane, binakurura n'abantu benshi baturutse mu turere dutandukanye. Ibikorwa rero by'ubugizi bwa nabi, ubujura, mbona ko atari umwihariko w'akarere ka Rubavu, kubera ko n'ahandi. Ejo nasomaga inkuru mu Bwongereza bavuga ko amagare 10 rimwe baryiba, ku buryo ku mwaka hibwa amagare 74,000. Aha ngaha rero ntabwo twabifashe nk'ahari umwihariko, birumvikana hari ibikorwa biba birimo bigaragara by'ubujura n'ahandi hose, ariko icyiza ni uburyo bikemuka kandi bigahabwa umurongo. Ntabwo ari ikibazo rero kiba kimaze igihe cyangwa se kiba gihari kikamara iminsi myinshi, ahubwo ni ibibazo bitandukanye nk'uko nabivuze nk'ahandi bijya biba. Uragira uti ntabwo ari umwihariko wa Rubavu, ariko genda bivuga ngereranije n'ahandi hirya no hino mu Rwanda. Iyo twumva yuko muri Rubavu munsi inzego z'umutekano zarashe abantu bari bateye icyuma umuntu, ubwo ni urugero rw'ibyabaye mu cyumweru kibanziriza igishize, ariko kumva wenda nko mu tundi turere two mu Rwanda nta nkuru nk'iyo yabayeyo. Sinzi byaba biterwa n'uko Rubavu ivugwa cyane, cyangwa kuki bivugwa cyane muri Rubavu ntibivugwa ahandi? Ntimubona ko muri Rubavu hari ikibazo? Urakoze. Gusa ikindi namenyesha abatwumva ni uko Rubavu tugira abantu baba kuri social media n'ibyo, kandi batangaza amakuru. niba ubibona amakuru menshi cyane yo mu Rwanda, aya Rubavu rwose aza ari menshi. Gusa nanone ubujura birumvikana nk'ahandi hose, umuntu wibye wagize icyo akora arafatwa kandi hagakurikizwa amategeko, yaba kugororwa cyangwa se gukurikirana, ugasanga rimwe na rimwe nta n'uruhare yabigizemo bitewe n'amakuru aba yatanze. Ariko ntabwo tubihakana ko ibyo bibazo bidahari nk'ahandi hose, ariko mu by'ukuri nko mu minsi ishize cyangwa se kino cyumweru nyuma ko n'ayandi makuru wongeye kumva. Icyangombwa ni uko abantu bicara, abaturage bakicara mu nteko z'abaturage, mu muganda, inzego z'umutekano, tukicara tukareba uko ikibazo kimeze, kuko icyo tuba dushinzwe ni ukureba uko umutekano w'abaturage n'ibintu byabo ugomba kubahirizwa. Ubwo rero ntabwo twabihakana mu by'ukuri, ariko ni ikibazo kiba cyabaye ariko kigahabwa umurongo, kandi nka ko atari umwihariko wa Rubavu nk'uko nahoze mbivuga. Uwo murongo turaza kuwugarukaho mu kanya, turebe ibikorwa murimo mukora n'icyo birimo bitanga. Ariko nk'uko iki kiganiro ari icy'abanywanyi b'ijwi rya Amerika, unyemerere tunyaruke tujye ku murongo wa telefoni twakire Bikorimana Jean Damascene. Ikaze mu kiganiro muri Sanga. Murakoze cyane. Muherereye hehe Jean Damascene? Yes, murakoze cyane, kandi asuhuza n'umutumirwa wacu meya w'akarere ka Rubavu. Nitwa Bikorimana Jean Damascene, ndi Kigali mu Rwanda. Igitekerezo cyanjye kuri icyo kibazo nabonye mwashyize kuri posite yanyu, murabona akarere ka Rubavu ni akarere kari ku ruhande gahana imbibi wenda n'igihugu cya Kongo, kandi ntekereza ko
nk'uko mwabipostinze kuri peje yanyu, ni ikibazo cyaje natwe turakibona ku mbuga nkoranyambaga, ku itangazamakuru, kivugwa yuko ariyo ubujura bukabije n'ubwo bugizi bwa nabundi mwavuze. Icyo mbona rero gishobora kuba kibitera, tubona wenda igihugu cy'igituranyi, abaturage baho benshi ni abanyarugomo, ariko bishingiye nanone ku mubano w'ibihugu byombi, niko wenda niba ariko nabivuga. Ngiye nkambona ko wenda hari nk'abaturage bashobora kuba bava hakurya bakaba baca inzego z'umutekano zacu bakazica muri humye, bakaba baza bahagera wenda bakaba bari mu two dutsiko two kuba bakora ibyo bintu mu rwego kugira ngo bahungabanye abaturage wenda b'akarere ka Rubavu bibe cyangwa se nayo bakora ibyo bikorwa bindi. Niko mbibona. Nkaba nibaza nti rero ese akarere wenda nta kuntu kajya kakongera imbaraga mu mutekano, bakaba bari uburyo bahashya abo bantu utwo dutsiko, bongera wenda nk'icyitwa imikwabu ku bantu wenda badafite ibyangombwa, aho bafashe wenda bakaba babiryozwa cyangwa se bakabana mu bundi buryo. Bikorimana Jean Damascene, reka tugushimire, tunyaruke twihuta kuko dufite n'abandi bategereje. Mbere yuko tujya kwa Manirakiza, reka dusubire kwa Bwana Kambogo atubwire uko yumva icyo gitekerezo cyawe. Uragira uti bishobora guturuka mu baturanyi, ese nta kuntu mwakaza amarondo? Bwana Kambogo. Ibyo avuze nibyo, wagira ngo rwose Bikorimana yari yanyumvise. Umutekano w'abaturage n'ibintu byabo, hari amarondo y'umwuga yashyizwemo n'imbaraga, ashimira n'abaturage cyane rwose, kubera ko aho bimaze gushyirwamo imbaraga ntabwo ibibazo byongeye kumvikana. Si n'ibyo gusa, mu nama mu nteko z'abaturage duhuriramo, ariko noneho n'amatara y'umutekano nayo yongerewe imbaraga. Si n'ibyo gusa kandi hari n'abagiye bashyiramo kamera z'umutekano. Ibi byose rero no gutanga amakuru ku gihe byagiye bidufasha ku buryo ibibazo rwose byongera kumvikana, kandi ishimira na Bikorimana mu by'ukuri ibyo bitekerezo aba ari gutanga, mu by'ukuri ndamushimiye. Reka tujye kwa Manirakiza Jairus, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Manirakiza, ndabishimiye cyane. Uherereye he Manirakiza? Yewe sanzwe mperereye mu kambi ya Nyarugusu. Aho ni muri Tanzania? Tanzania. Yego, igitekerezo cyangwa ikibazo? Igitekerezo cyanjye, ndabona yuko nkunze gukurikirana VOA. Ku makuru ndabonye nk'ayo ameze muri nuko serikali y'u Rwanda. Halo? Nyarutsa turakumva, nyarutsa igitekerezo vuba vuba. Abajeje mu mudugudu yuko bamanza bagaperereza kwanza igituma ubwo bwicanyi bubaho, bareke guhotera abenegihugu. Urakoze Manirakiza Jairus aho ngaho muri Tanzania. Ugira umunsi mwiza. Ndabona murakoze, mbwira mu bihe byiza. Bwana Kambogo, nubwo Manirakiza atarashe ku ntego cyane, ariko ngira ngo aravuga ku bintu bijyanye n'iperereza. Inzego z'iperereza, hari ibyo Bikorimana hariya Jean Damascene yaravuze ati birashoboka ko hari abaturanyi bashobora kuva hakurya bakaza guhungabanya inzego z'umutekano cyangwa se bakatera ibikorwa by'urugomo mu baturage. Hari aho mwari mwabona umuturage wavuye muri Kongo cyangwa ahandi ari muri ibyo bikorwa atari umuturage wa Rubavu? Oya, ntaho banyura kubera ko inzego z'umutekano zacu ziba zirinze umutekano ku mupaka. Nta hantu banyura, ntaho. Icyo cyo rwose ntabwo ari cyo, kubera ko umutekano uba uhari usesuye, kandi unabibona no mu baturage barakubwira bavuga ati mu by'ukuri ahangaha imirimo yacu dukora twizeye inzego z'umutekano zacu 100%. Hanyuma icyo navuga ahubwo ni ibyo bibazo bimwe na bimwe bikunda kuboneka nk'ahandi hose. Nkeka ko nubwo duha igitekerezo n'ahangaha hari nawe ntabwo habura ikibazo cy'ubujura kimwe bibiri, ariko nanone inzego z'umutekano tukaba tunazishimira kuko nk'uko yabivuze barashishoza, birumvikana, kandi bafite n'uburyo bakemura ikibazo, yaba ari umujura yaba ari undi wese w'umugiranabi.
bafite uburyo babikemura gukurikirana amakuru basanga yenda atari nawe bakamurekuza, basanga yenda yarabigizemo uruhare bakamugorora. Hari abo tuba tunafite bagororwa bakigishwa imirimo y'ubukorikori, imirimo itandukanye, bakagaruka kandi turabafite benshi cyane nko mu babaza, basudira, badoda, bagira gute. Abo bose rero ni izo nzira baba baranyuzemo tugenda dufasha. Nkeka ko ari n'umwihariko wo mu Rwanda, nagira ngo mbibabwire, ni umwihariko wo mu Rwanda nk'umuntu bafashe yenda yagize urugomo ahantu runaka bakamugora akagaruka muri sosiyete, ni ikintu kiba gikomeye cyane. Ariko birumvikana bafite n'uburyo bakemura ibibazo. Niba yenda hari umuntu ufite urwanyije inzego z'umutekano, bafite uburyo babyitwaramo, birumvikana, ariko ibyo bireba ababishinzwe. Kandi nabo ndamushimiye cyane. Ibyo wenda by'abashaka kurwanya inzego z'umutekano turaza kubigarukaho nyuma, ariko reka tubanze tujye kwa Irambona JP, ikaza mu kiganiro muri Sanga. Irambona, uranyumva? Ndakumva neza. Uherereye he, igitekerezo cyangwa ikibazo? Gikondo mu mujyi wa Kigali. Icyo mbaga cyane kubaza meya. Komeza. Ari ukuntu yenda bafata nk'umuntu hano bakamujyana transit center. Yenda yibye bamufashe muri quartier baramujyanye. Bamugeza transit center. Ugasanga nka nyuma y'icyumweru baramugaruye baca bamujyanye nyine ngo bagire ese ibyo bintu biterwa n'iki babagezeho bagahita babagarura. Ugasanga nimba ari nkayo wamutanze, ugasanga nimba bamugaruye muri quartier, ugasanga wowe ubaye ufite ubwoba ngo azakugirira nabi. Ibyo byabaye hehe Irambona we? Byabaye i Rubavu cyangwa uravuga ibyabayeho ngaho i Kigali? Nkunda hano i Kigali naho nkunda kubibona cyane. Nanone ikindi kibazo, hari ibintu maze kubona kuri social media, irubavunga ubujura bwariyongereye. Ese inzego z'umutekano ziri kubikora bisi kuba bwari ibyo kuvuga ngo barasha abajura, kumva ese ni abajura biyongereye, byagenze gute? Yari amaze kubivugaho, ariko uretse yuko n'ubundi aracyafite ijambo mu kanya, reka tumureke agusubize, cyane cyane duhere kuri icyo ngicyo cyo gutwara abantu muri transit center bagerayo bakabarekura. Uvuze ko wabibonye Kigali, ariko hari ikindi kibazo wari ufite? Uvuze ko wabibonye Kigali, ariko reka tumubaze niba hariya Rubavu naho byarahabaye. Yego arakumva. Bwana Kambogo. Murakoze cyane. Arakoze Irambona Jean Pierre. Ahangaha transit center, niba amakuru aba yatanzwe, inzego z'umutekano zifite ubushobozi, ntabwo zipfa gufata umuntu ngo zimurenganye, zimukurikirane kandi arengana. Ni amakuru aba yatanzwe. Iyo babonye rero nta kimuhama baramurekuza, ariko birumvikana n'izo nama barazimugira ko agomba kwitwara neza, ko ayo makuru bukanamusobanurira agasubira mu buzima busanzwe. Nk'ahantu rero twari twabona abo bagarutse bagiriye abantu nabi, ntaho turabyumva, ariko baramutse banabikoze n'ubundi bakurikiranwa n'amategeko nk'ahandi hose. Ku bijyanye na social media, imaze iminsi byandika, social media ni kimwe n'ahandi nk'uko nabisobanuye, ariko niba yareba yabona ko ari ibibazo, nta bibazo bihari muri iyi minsi nk'uko nabivuze, ndetse n'ingamba ziba zafashwe muri ubwo bujura bwagaragaye, cyangwa se nk'uko n'ahandi byaba byaragaragaye ko ntabwo byongeye. Ndumva icyo nagisobanuye nk'uko wabivuze, ariko transit center ahangaha umuntu wagarutse nuko nta yandi makuru, nta makuru afatika yatuma umuntu amukurikirana cyangwa se ahamwa n'icyaha. Iri maso Samuel, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Nyarutsa igitekerezo cyangwa ikibazo? Igitekerezo gihe rero numva natanga nk'urubyiruko. Yego. Abantu barwanya rwose ibyo bintu, kandi ibyo biti ni ibintu biranga Abanyarwanda. Kuko Abanyarwanda tuzwiho kuba duca bugufi, tugakora, duteza imbere kandi tugayishyura. Intore ntiyishakira inzira, ntabwo ishakira ibisubizo, ntabwo intore irangwa no kwambura ibyo abandi bashatse. Umwanzuro numva bagafashe, wasanga umuntu ariba
akajya muri kaso ndetse mu muvanayo abanyerondo bamujyanayo bamara kuvayo bagera muri karitsiye nabo babagezeho babarekuye icyo numva bakaza ingamba bagashyiraho ibihano bikarishye kurusha ibyari biriho icyo numva cyaca ubwo bugizi bwa nabi n'ubuzigera n'ubusambo n'ubuzima kugira ngo nanjye harya uherereye he Samuel we? Karere ka Kayonza umurenge wa Mukarange ngari ka Nyagatovu. Mukomere cyane aho muri Nyagatovu. Bwana Kambogo uyu ati ni mukarishye ibihano, hari igitekerezo nk'icyo ngicyo muragitekerezaho ku buryo haba amategeko yihariye arebana n'icyo kibazo cyangwa n'ubundi mukomeza kugendera ku mategeko asanzwe? Urubyiruko rw'aho ngaho ikibazo cyo kutagira akazi n'ubushomeri cyifashe gite ku buryo umuntu yakeka ko iyo nayo yaba imvano y'ikibazo? Mumbabarire nkomatanyije ibibazo bibiri ariko duhere ku cy'ubushomeri. Arakoze Irimaso Samuel Nyagatovu Kayonza. Ntabwo turi gufata ikibazo cya Rubavu nk'ari ikibazo cyihariye, ari nayo mpamvu icya mbere cyo dushimira n'urubyiruko rwa Rubavu. Niba munabibona iyo mugiye kuri social media mubona ibikorwa birirwamo bakora biteza imbere cyangwa se bakora n'ubwitange mu bikorwa bitandukanye bijyanye no gukemura ibibazo bibangamiye imibereho myiza y'abaturage. Murabona ko bari kuri social media, nkeka ko ari benshi cyane ugereranyije n'ahandi. Rubavu ni abaturage bakunda gukora cyane, bakunda gukora, ariko nituvuga ubushomeri n'ahandi hari ubushomeri ariko ku byiciro bitandukanye. Gusa nanone ntabwo mbona kuvuga ngo ibihano bikarishye ntabyo. Niba habaye ikibazo cy'ubujura cyangwa ubugizi bwa nabi uyu munsi, ejo kikaba bikarangira nk'uko nabivuze ko nta zigihari, ariko ntabwo bigeze kuri uru rwego kuvuga ngo abantu bashyire n'izo mbaraga byose. Izo gahunda zashyizwe mu bikorwa bijyanye no kuraganira n'abaturage, kurinda umutekano muri rusange mu irondo nk'uko n'ahandi bikorwa, ibyo biba bihagije kugira ngo ibyo bibazo bikemuke nk'uko ahandi bikorwa. Nkeka ko tutagera kuri urwo rwego rero, ariko ndamushimiye Irimaso Samuel. Murakoze cyane. Reka twambuke nanone tujye kwa Habakubaho Norbert, kaze mu kiganiro muri Sanga, aho muherereye, ikibazo cyangwa igitekerezo. Muraho se? Komera cyane. Muravugana Habakubaho Norbert, ni mu karere ka Rulindo, umurenge wa Buyoga. Dushimire uwo muyobozi w'akarere ka Rubavu ku bisubizo ari ugutanga, ariko mwibaza ntise mwibaza ntise urubyiruko ko ari rwo ruri guhura n'ibibazo byinshi cyane n'ubwo bugizi bwa nabi kariho buva. Akarere ka Rubavu kari gutekereza iki urubyiruko? Ese nta kuntu babavana mu bushomeri bakabaha akazi katuma bava muri ibyo bintu byose bibi? None se Norbert, ntabwo wigeze wumva icyo bita kwihangira imirimo? Yego, ndabyumva neza cyane. Ariko nubwo yenda bavuga kwihangira imirimo, hari ukuntu leta yaborohereza bagahabwa inguzanyo, bamara guhabwa inguzanyo noneho bikabafasha cyane. Reka twumve umuyobozi w'akarere arahibereye nagusubize. Arakoze cyane, arakoze, ndamushimiye. Nibyo koko, nkeka ko ahubwo azanadusure mwereka ahantu urubyiruko nko mu Gakiriro hano mu mujyi wa Rubavu, ahantu babaza, basudira, bakora ibikorwa bitandukanye, bari mu buhinzi, mu bworozi bw'inkoko. Nasobanuye kandi n'aba ngaba yenda tuba twafashe, ntabwo tujya nko kubahana nk'uko twabivuze, ahubwo kubigisha, twarangiza bagahabwa ibikoresho, bakaza mu buzima busanzwe biteza imbere. Iyi ni gahunda ihamye, nkeka ko nazamusubira akaza tukamwereka, kandi bigikomeza birumvikana. Ntabwo ari ikibazo wakemura umunsi umwe, ariko ibyakozwe bigaragaza ko hari icyizere ko urubyiruko aho kugira ngo tujye kurushakira akazi, ahubwo twabaha ubushobozi bakihangira imirimo, kandi nabo bagatanga akazi nk'uko nabisobanuye mu ngeri zose z'imikorere hano mu karere kacu ka Rubavu. Murakoze namwe. Reka twambuke tujye kwa Ndekezi Atanazi, kaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi ry'Amerika. Yego, murakoze.
uherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo wihuse? Mperereye mu mujyi wa Kigali. Icyo nashaka kubaza umuyobozi w'akarere ni ibikorwa kibagenera urubyiruko muri ako karere, ku buryo nibura muri kwa kwishora muri bya bikorwa byo kwiba no kwishora mu biyobyabwenge. Ni ibikorwa ki nk'umuyobozi w'akarere biba biteganyirijwe rwa rubyiruko? Icyo ni kimwe. Cya kabiri, ese kwihutira kurasa umuntu wibye nibwo buryo bwihuse cyangwa se niyo nzira nziza ishobora kuba yakwihutisha mu gukemura ikibazo urubyiruko rufite muri iki gihe? Ibibazo byanjye byari ibyo. Murakoze. Urakoze cyane. Dusabe abanywanyi b'ijwi rya Amerika baduteze amatwi ko nihagira umunywanyi w'ijwi rya Amerika ubaza ikibazo abandi ntibaze kugisubiramo, kugira ngo tworohereze umutumirwa wacu ye gukomeza gusubiza ikibazo kimwe inshuro nyinshi. Ariko reka tumureke noneho agusubize Bwana Atanaze. Arakoze cyane Bwana Atanaze Ndekezi mu mujyi wa Kigali. Abajije ibibazo bibiri, ariko icya mbere cyiza cyane ibikorwa nahoze kumeze mbisobanura, ariko niba ufashe umwana mutoya yenda mu mujyi n'urugero kimwe n'ahandi muri Kigali murabona mu mijyi itandukanye mu Rwanda naho hari arababona abo bana, ikihutirwa ntabwo ari kumujyana muri Tanazi Center nk'uko nabivuze, ahubwo urareba ugasanga yenda yacikirije ishuri, tubasubiza mu ishuri abo ngabo mu bikoresho, ukamusubiza mu ishuri akamanza akiga, cyangwa se bitewe n'ahantu ageze yaba ari muri segondere muri TVET aho hose ukamusubiza mu ishuri akiga. Ariko niba ari undi wagaragayeho urumogi, umwana urumogi cyangwa se bacuruza urumogi, abo ngabo niba bagiye mu igororero, aho ngaho ni ukumukurikirana n'inzego zibishinzwe birumvikana, abapsikologe bakamukurikirana, ariko n'abandi bamwigisha imirimo itandukanye. Nabo navuze ko nk'ubu mu minsi ishize ejo bundi twakiye 70 bize ububaji, ubuhinzi, ibintu bitandukanye, bahabwa n'ibikoresho kandi tukabakurikirana ku buryo bahabwa n'inguzanyo. Nk'uko abo navuze nko mu Gaciro nabo bahabwa inguzanyo na BDF, abandi bende no kuyibona kugira ngo ibikorwa byabo bikomeze bitere imbere. Ibi ni byinshi, nibyo mvuze muri byinshi dukora kugira ngo dufashe urubyiruko, ariko mu by'ukuri bigenda neza niyo biteje imbere nk'ubwo bworozi, aho borora inkoko ugasanga rwose barabikora neza. Ibyo ni ibikorwa bitandukanye. Naho bijyanye no kurasa rero ntabwo mvugira inzego z'umutekano, ariko nabaza Atanazi ugiye gukemura ikibazo cy'umutekano ugasanga umuntu ashobora agiye kugukomeretsa cyangwa se agiye kwambura ubuzima, ari ugiye gukemura ikibazo yabyitwara mati. Ubwo ndi kwibaza icyo kibazo yenda, ariko inzego z'umutekano ziba zifite uburyo zikemura ibibazo cyane cyane bitewe n'impamvu runaka. Ntabwo rero urumva navugira, ariko nkeka ko nawe utabasha kugisubiza. Murakoze. Reka tunyaruke tujye kwa umusaza Ngeze Ndore. Ikaze mu kiganiro muri Sanga. Aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo vuba vuba? Amakuru komera. Ndakomeye. Nitwa Ngeze Ndore, umusaza Ngeze Ndore. Ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi umurenge wa Byibasiye. Mbere na mbere ndashimira umutumirwa kuba akoze kutubwira ibyo byinshi byiza kuba tudasobanukiwe, ariko nkamushimira cyane kandi nkashima n'ibitangazamakuru mwamuhaye ijambo kugira ngo dusobanurire, kandi nkaba n'abashima kuba mwaduhaye ijambo kugira ngo tugire icyo tubaza. Kandi ni byiza yuko umuntu iyo abajije, hari benshi baba barije batashoboye kubona umwanya wo kubaza. aho nk'abantu ufite ikibazo nabaza nk'umutumirwa, urabona yuko hari igihe nk'umuntu ashobora kuba igihe aze kuhatuye ajya gufatwa ugasanga arwanyije inzego z'umutekano. none se wese wenda ko yavuze ngo ntiyavugira inzego z'umutekano, nta kundi kuntu bajya bafatwa mu gihe barwanya inzego z'umutekano kugira ngo hatagira uhasiga ubuzima, kuko usanga barwanyije inzego z'umutekano ugasanga mu byo bwo kwitabara, kuko atitabaye urumva ko yanamugira nabi. ese nta kundi bajya bafatwa ku buryo hatajya byo kuvutswa ubuzima, kuko usanga niyo arwanyije umuntu umupolisi baragunda wenda baramugwanyije ugasanga havuyemo ibindi bibazo. nta kundi buntu bajya bafatwa hatavuyemo ibindi bibazo.
yari yabivuze ko atavugira inzego z'umutekano bityo icyo kibazo ntacyo yakivugaho, ahubwo ngira ngo wenda twamubaza tuti mujya muganira nazo ku birebana n'icyo kibazo mukazibaza muti hari ubundi buryo umuntu ashobora gufatwa adapfuye cyangwa akaraswa wenda bya bisasu bica intege ku buryo umuntu atahita arangira. arakoze ngeze ndore bwisige Gicumbi nk'uko wavuze Geoffrey, ntabwo kuvugira aho ngaho inzego z'umutekano biterwa n'igihe byabereye n'uko byabaye, babisobanura neza, ariko nk'uko nawe wabivuga ati ashobora kurwanya inzego z'umutekano ukabona nta kundi wabigenza, urumva ko nawe nta gisubizo afite, ariko inzego z'umutekano mu by'ukuri ahangaha niho zo zagombye kugisubiza. Ariko ubundi tukaganira ibijyanye n'umutekano, uburyo twafatanya kurinda abaturage n'ibintu byabo, gahunda zose zijyanye no gufasha abaturage mu bijyanye n'umutekano. Ariko icyo ngicyo twareka inzego z'umutekano, nkeka ko nawe urumva ko nta gisubizo nawe afite, nk'uko nanjye mu by'ukuri ntacyo bafite, kandi baba bafite uburyo babyitwaramo kuba barabyigiye. Reka wenda tuvuge imikoranire yanyu n'izo nzego ku bireba wenda nk'ubukangurambaga bw'abaturage, iyo ikibazo nk'icyo ngicyo kivutse mubigenza mute? Hari inama mukoresha ku buryo abaturage nabo ubwabo bashobora kuba ijisho, buri muntu akaba ijisho rya muturanyi we, ku buryo nabo bashobora kugira uruhare mu gukumira ibintu nk'ibyo, Bwana Kambogo? Murakoze cyane. Abari uguhozaho birumvikana, buri wese akaba ijisho rya mugenzi we nk'uko dukunda kubivuga, ariko duhura kenshi mu nteko z'abaturage. Ku wa kabiri duhura mu muganda, duhura muri gahunda zitandukanye, ibi tubiganiramo. Nkeka ko niba turebye uburyo irondo rikora tugasanga hari icyagombye kwiyongeramo, niho tuganira n'abaturage nabo bakavuga bati nibyo koko tugomba gushyiramo imbaraga, hanyuma ikibazo kigakemuka. Kandi koko nibyo, kuko iyo dufashe imyanzuro nk'iyo ngiyo, ibyo bibazo ntabwo byongera no kuba, ko ari n'ahandi hose izi ngamba iyo zifashwe ibibazo by'umutekano muke birakemuka bikarangira, nk'uko nabivuze ko bitanaherutse no kuvugwa kubera izo gahunda zose tuba twajyanyemo. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikiganiro ni muri Sanga, turimo turaganira n'umuyobozi w'Akarere ka Rubavu Bwana Ildephonse Kambogo. Turavuga ku kibazo kijyanye n'umutekano cyavuzwe hambere, gikomeje kuvugwa muri ako karere, kirimo ubugizi bwa nabi, ubujura, ubwicanyi n'ibindi byaha. Bwana Kambogo, mwigeze kuvuga ko mufasha abantu baba barakatiwe mukabagorora, wavuze ku bageze kuri 70 muheruka kwakira barangije amasomo. Ndagira ngo tugane ku bigo nk'ibyo ngibyo, kugeza ubu abo mumaze kwakira banyuze muri ibyo bigo bavuye, umuntu yavuga ko bavuye muri ubwo buzima bakaba barafashe intera yo kwishakira akazi no gukora imirimo itandukanye, ubu batakiri uko bari bameze, bangana iki? Ibyo bigo birahaganaye? Urakoze cyane. Nk'abo ngabo bafashwe bitewe n'ibyo bafatanywe, nk'urugero nk'urumogi, bafatanywe nk'abarunyoye cyangwa se bagize gute, n'abandi bakora ibikorwa bitandukanye, kimwe n'ahandi baragororwa, barafatwa bakagororwa. Ni ahantu hatandukanye, hari santere zitandukanye, twavuga Nyamagabe n'ahandi henshi, barigishwa. Ni ikigo gihari nk'uko murabizi, ikigo kibashinzwe kikabigisha imirimo itandukanye. Navuze 70, ushize 40, 30, bagenda batandukana bitewe n'umubare. Abangaba dufite urugero rwiza nk'uko nabivuze mu gakiriro kacu, aho bibumbiye hamwe bahabwa inguzanyo. Mu gakiriro aho ngaho rero barabaza bakagurisha ibikoresho, bamaze kwiteza imbere kandi bageze kure. Ibi ngibi rero biradufasha cyane, nk'uko nabivuze rero Geoffrey, uyu ni umwihariko mu Rwanda. Dushimira n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu uburyo batekereza kuri urubyiruko, bakabafasha kwikura mu bwigunge ndetse no gushakisha ibintu bibatera kujya muri ibyo bikorwa, bakabagarura ugasanga baje mu buzima busanzwe. Birahari rero
ubworozi mu mirenge itandukanye, ubuhinzi, ububaji, ubudozi, badoda neza cyane rwose kandi tukabafasha kubashakira isoko. Imibare igenda itandukana bitewe n'umwaka, ariko iyo nabahaye n'uyu mwaka mu by'ukuri, kandi twabakiye neza kandi twabonye barafashijwe mu bijyanye n'ubumenyingiro. Izo ni ingero rero zifatika tuba tugira ngo tunashimira n'inzego ndetse n'ubuyobozi bwacu bw'igihugu buba bwagizemo uruhare. Murakoze. Ako k'amasoko n'ibyo bakora turaza kubisubiraho mu kanya, ariko tubanze tujye kwa Munyagikari Drip. Ikaze mu kiganiro muri Sanga. Murakoze. Uherereye he, ikibazo cyangwa igitekerezo? Duherereye Ikinyinya mu mujyi wa Kigali. Ikinyinya mu mujyi wa Kigali. Komeza. Ikibazo cyanjye mfite, naje kubona bavuze ko ibisambo bimeze nabi mu karere ka Rubavu, bikaba kandi byarafashwe, bimwe biraraswa. Ese ni iki nk'akarere cyangwa inzego z'umutekano zakora kugira ngo ibyo bisambo bifatire mu cyuho batabirashye, bikaza kuryozwa ibyaha byakozwe bitabanje kwicwa? Ariko rero Munyagikari, icyo kibazo yari amaze kukivugaho, kuko yavuze yuko icya mbere ari ikibazo cyasubizwa n'inzego z'umutekano, ibijyanye n'icyo bakora mu gihe babafata, we adashobora kugira icyo agisubizaho kuko ntabwo ubuyobozi bw'akarere ari bwo bubafata. Inzego z'umutekano nizo zibikora. Gusa yavuze yuko hari uburyo bakorana mu buryo bwo kubashakisha cyangwa se ibindi bikorwa bijyanye no kubumbatira umutekano, ariko avuga ko atavugira inzego z'umutekano. Hari ikindi kibazo wabaza kitari icyo kugira ngo tudakomeza gusubira mu byo yavuze? Nta kindi kibazo nabaza, nicyo nari mfite. Munyagikari Drip, tugushimire cyane ko wateze amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika n'igitekerezo cyawe. Twihuta, Bwana Kambogo, wari uvuze ku bijyanye n'ibikorwa bakora mukabishakira amasoko. Ikibazo cy'amasoko y'ibikorerwa iwacu, nubwo wenda atari icyo kiganiro turimo, ariko iyo muyashatse murayabona, ku buryo ibikorwa nk'ibyo ngibyo abantu babijyamo bakavuga bati turabikoze biradutunze, bityo ntibashobore kongera guteshuka ngo basubire mu buzima bari bararetse. Ibikorwa nk'ibi ngibi byo gushaka amasoko bisaba guhozaho, ariko nk'uko nabikubwiye Geoffrey, mu karere ka Rubavu, niba woroye inkoko, amagi, dufite abaturanyi bagura amagi ku bwinshi, ndetse bagura n'inkoko zo kurya. Iryo ni isoko rihita riboneka, urumva ko bidasaba kujya kurishaka. Ikindi, mu buhinzi butandukanye, imbuto, imboga, cyane cyane imboga, izi ngizi nazo ziba zifite isoko, bidasaba kujya gushaka. Aho tubafasha ni ibijyanye n'ububaji. Ububaji nabwo ibigo by'amahoteli bisaba kubegera, ndetse n'abaturage ubwabo bubaka, abasudira, ababahari, abakiriya babahari mu mujyi rwose, kuko ibikorwa by'iterambere bikomeza. Aho biba bisaba kugira ngo tubashakire amasoko, ni ibijyanye n'ubudozi, mu mashuri n'ahandi hose, bisaba kujyanamo, ariko ntabwo wavuga ko ari 100%. Biba bisaba ko buri munsi ureba ukareba niba bongeye ibyo bakora, ese isoko riraturuka hehe, tukarenga n'akarere tukagera mu tundi turere. Ibyo byose bisaba gukomeza gukorana, ariko iyo tujyanyemo biroroha cyane kandi tubona bigenda. Ni ibyo ngibyo rero dukomeza gukora, bisaba kuba turi kumwe, bisaba ko tubafasha, ariko nabo rwose tukabaha na morali yo gukomeza gukora bakiteza imbere. Radiyo Ijwi ry'Amerika, reka twakire na Gaspard Nsabiri Uwiringiye Imana. Yego, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo wabanje kutubwira uherereye? Okay, mperereye mu Rwanda, mu karere k'Ubugesera, by'umwihariko ku murenge wa Gashora. Akabazo nashaka kubaza uwo mutumire, dore ko nk'uko mwanditse ku rukuta nkoranyambaga, ati ese bariya barwanya inzego z'umutekano, bariya usanga ari abantu b'abajura, navuga ntise kubo bagenda babasha gufata,
babasobanurira impamvu bishora muri ubwo bujura. Harimo nk'ibyiciro nka bibiri nabasha kuvugaho. Ese ni ukubera ikibazo cy'ubukene kibatera kugira ngo bajye mu kwiba? Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, yenda usanga yenda habamo kutanyurwa n'ibyo umuntu aba afite, agashaka ibintu by'indonke ku buryo bw'indengakamere. Ese bajya babasha kuba baganiriza nk'aho babashije gufata bakumva ikibibatera? Ese ingamba ni izihe nibura bajya babafatira ariko batarasha? Ikibazo cyane cyari icyo. Narakumva. murakoze cyane. Yenda icyo cya nyuma ndumva nagisobanuye bwana Jupre, ikijyanye no kurasa no kutarasa. Aha ngaha nkeka ko nawe yigize urwego rw'umutekano ubanza ari we yabasha kugisubiza. Ikindi yenda iri kudusobanurira avuga ni ikijyanye yenda n'ubujura buboneka rimwe na rimwe. Nkeka ko n'ahari ibyo bibazo biba bihari, yenda icyo adusaba kugira ngo atubaze niba twabaganirije, ariko nawe yagira uruhare rwo gutanga igisubizo. Biterwa n'abaribo, urumva umuntu wibye ashobora kubiterwa amugani n'ubukene cyangwa se n'ingeso. Ni byinshi biterwa n'umuntu ku wundi. Niyo mpamvu rero bisaba kubafasha. Niba umuntu ari inzara, ugomba gushaka icyo kurya nyine cyo kwihangira umurimo. Niba abandi dufata nyine tukabafasha kwihangira imirimo kugira ngo yihaze anahaze n'abandi n'isoko. Biterwa n'abarimu, urumva rero bari mu ngeri zitandukanye, ariko nawe buriya wamubaza yavuga ati mwajya mubafasha gutya, nawe akaduha ibitekerezo. Ariko nkeka ko mu by'ukuri leta y'u Rwanda ifite uburyo bwiza bwo gukurikirana ibibazo, bwo gufasha abantu b'ingeri zose baba bafashwe. Nkeka ko nagiye nta ngero zitandukanye z'uburyo tubitaho. Icyo cya kabiri rero cyo ko umuntu yaraswa, nkeka ko tutakongera kugisobanura kuko twaba twakivuzeho mu bintu na bike. Murakoze cyane. Radiyo Ijwi ry'Amerika, turagenda tugana ku musozo w'ikiganiro, dusigaranye iminota mike. Mu kanya turaza wenda kugaruka ku cyo mwavuga muri rusange dusoza, ariko hano ndabona abantu batwandikiye ari benshi. Harimo Nizeyimana Didier yavuze ati mwakoze cyane kuko Rubavu mu mujyi ndetse na Mahoko hari ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bukabije pe, badufashe bashyireho ingamba zihamye ndetse bafatanye n'inzego zo hejuru. Iki kibazo kimaze kurambirana. Murakoze. Ingamba zihamye niko kantu numvise mu ijambo rya Nizeyimana Didier. Bwana Kambogo, izo ngamba umuturage usaba ingamba zihamye wamuhumuriza ute, wamubwira ute ko izo mufite zihamye ku buryo iki kibazo kirimo gukurikirwa nk'uko bigombye, nk'uko byakagombye? Murakoze cyane. Nkeka ko ingamba zihamye n'ubundi zigirwamo uruhare n'umuturage, kandi Nizeyimana ubivuze nawe buriya yabigiramo uruhare rukomeye cyane. Ari nabyo mu by'ukuri tumazemo n'iminsi dukorana n'inzego z'ibanze, ariko cyane cyane tureba irondo iyo rikoze neza ikibazo kirakemuka. Nkeka ko ibyo ngibyo tumaze iminsi tubikora, kandi nawe yatwemera neza ko igihe cyose byakozwe neza nta kibazo kigeze kibamo. Ni ugutanga amakuru. Izi nama ziba nk'uko nabivuze, inama z'umutekano, inama duhuriramo mu nteko z'abaturage, ibi byose bitanga umusaruro kimwe n'ahandi hose. Nkeka ko bigiye ibindi tubyemeranyaho, kandi ndamushimiye. Abantu batandukanye baragenda baduhamagara, ariko abanyarubavu muri he ko mutavuga? Turimo turabona abaturutse i Kigali, za Kayonza mu majyaruguru y'u Rwanda. Abanyarubavu, iki ni ikiganiro cyanyu, namwe muhamagare cyangwa se muduhe amanimero, mubaze umuyobozi wanyu. Simvuga ko mwamubuze, ariko arahari kugira ngo asubize iki kibazo. Kuko ubushize twumvaga ko abantu bamwe babwira umunyamakuru wacu ko bafite ubwoba kubera ibyo bibazo by'ubugizi bwa nabi byari byagaragaye. Bwana Kambogo, ibintu nk'ibi hari icyo byaba byarateye muri Rubavu ku buryo bihungabanya imigendekere ya buri munsi, yaba iy'ubucuruzi cyangwa ibindi bikorwa, ku buryo ubona yuko ari ikibazo koko nk'uko abantu babivuga ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa ni icyuka
abantu bakabya cyane. Sinavuga ko ari icyuka kuko ibibazo birahari, ariko ndashaka kuvuga uko bigaragara hari icyo byateye ku buryo bihungabanya ubuzima bwa buri munsi bw'abaturage ku buryo bugaragara. oya ntabyo nkeka ahubwo icyo twakora ubu ngubu ni ugutumira abantu bakadusura. Ejo bundi twakoze night run kwiruka nijoro, ariko urebye abantu bitabiriye bari benshi cyane, nta kibazo gihari. Unarebye muri wikendi muze murebe turu di Rwanda, abantu bari aha ngaha mu mujyi uburyo bararara bisanzura, ibirori bihari birakesha. Ibi byose umujyi ni nyabagendwa, ni umujyi w'ubukerarugendo, ni umujyi rwose nta kibazo gihari. Nk'uko nababwiye izo ngamba ziba zifatwa nk'uko zifatwa n'ahandi zishyirwa mu bikorwa rwose nta kibazo. Turabatumiye baze, nkeka ko nabo rwose bafite izo mpungenge bazaze tubatembereze, bazaze badusure yaba ku manywa cyangwa nijoro. Murakoze. Twakire Daniel, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Yego ndabumva neza. Uherereye he, ikibazo cyangwa igitekerezo, ariko wirinda kubaza cyangwa Ndimo kumva telefone icikagurika sinzi, ariko topic murimo kuganiraho nayumvishe. Murimo kwibaza ngo ese ikibazo cy'ubujura ngo cyacika gute? So uko tubibona abaturarwanda turabibona, hari aho bigera neza ubujura ukabona burenze ukwemera pe. Bwana Rwema, hari ingero nyinshi aho abaturage usanga bataka barira batabaza ubujura. Ngiye gahunda nk'iyi yabaye Rubavu, ku bajura bamwe na bamwe bigize ruharwa rwose kubarasanye, numva nta gihombo kirimo, kuko ahanini baba banabangamiye umutekano w'abaturage, icyo bita human security issues. So ugasanga ni ikibazo kigiye gikomereye rubanda. Rero waba ufite utwawe umutungo ukabura udasinziriye, kandi igihugu cyacu ariko kigira umutekano, ariko abantu b'abajura rwose babangamira umuturage, ugasanga bamubuza kurya utwe neza yihahiye. So mbona rero ari ikibazo gikomeye. So igihe nicyo numva gikwiye ni uko abaturage aribo bajya bifatira umwanzuro. Abantu batuzengereje nk'ubu ari urugero rw'umuturage uba waraye hejuru y'inka ayicunze ku bw'iki, ku bw'abajura bariho. So ndumva rero ikintu nk'icyo, iyo gahunda yo kujya bahana abajura babahanisha nk'ibyo bihano, numva njye ntacyo twakingana. Urakoze cyane Bwana Daniel kuri icyo gitekerezo cyawe. Murakoze cyane. Urakoze kuri icyo gitekerezo utanze. Sinzi niba umuyobozi w'akarere hari icyo yabivugaho, kuko ni igitekerezo cyawe bwite, ariko kuko ari umutumirwa reka tumuhe ijambo twumve icyo yabivugaho. Geoffrey, ni igitekerezo atanze, kandi nkeka ko nk'uko twabivuze hari inzego z'umutekano zifite uburyo zikurikirana, kandi nabo baba bashyizemo ubushishozi bwabo. nkeka ko n'ubundi twabiharira inzego z'umutekano. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. Mu kanya turagaruka tugana ku musozo, reka dufate akaruhuko gato. Igira hirya ariko madamu, winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera, muri abanyamitwe. Ngo jewe ndi uw'ibihugu. Yego rata, uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo. Ariko abirasi bimuhumuruka mani. Shofe, wenda abona shaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye. Mie kwetu ni bugo. Ndiyo bugo. Wiki? Ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Yababa. Shofe, twigende. Kombo taxi yaje. Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye. Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolence Royal. Kombo taxi rero twizere ko aho mu karere ka Rubavu naho igerayo. Reka twakire Nduwimana Edouard, kaze mu kiganiro muri Sanga. Igitekerezo cyawe naho uherereye vuba. Mherereye mu Burundi, mu ntara ya Rutana, mu bumanuko bw'u Burundi. Yego. Rero nari ngomba nko kubaza. Ngomba nko kubaza ni kubera ko ijya mu ntara yaho uko radiyo y'Amerika idashikaye. Nduwimana uvuze?
rero nari ngomba igitekerezo nari ngomba kubaza ijwi rya amerika ntitugenda neza tudaciye ku mbuga ngurukanabumenyi cyane cyane nka facebook. Ibyo ni byo kubera ko radiyo ijwi rya amerika ku mirongo ya fm yacu yo mu burundi yabaye ihagaritswe. ni ikibazo inzego z'ubutegetsi z'u Burundi zirimo kuganiraho n'ubuyobozi bukuru bwa radiyo ijwi rya amerika. twizera yuko mu gihe kiri imbere kizakemuka. twizera ko ibibazo bihari bizashakirwa umuti nduwimana. hari ikindi washaka kubaza umutumirwa? kubera ibintu bimwe bimwe tuza turabisoma kuri fesi nta kari yari radiyo ya mbere nkurikirana. kubera rero byinshi nza ndasoma ku mbuga atari byo nza ndumva ku majwi bica bingora kubaza cyane cyane nanditse nomero nisunze ico nyene kwere yuko mwobiganiraho vuba kugira ngo ijwi rya amerika risubire kumvikana. kubera mwe muvuga amakuru yo mu bihugu byinshi cyane kandi atosoye. urakoze cyane Edouard. ubwo twizere yuko icyo kibazo kizashakirwa umuti vuba aho mu Burundi mugakomeza kumva radiyo ijwi rya amerika. ugira umunsi mwiza. Bwana Ildephonse Kambogo, turagenda tugana ku musozo. noneho reka tubaze tuti iki kibazo icyo wavuga kuri iki kibazo, ubutumwa ufite gutanga muri rusange kuri iki kibazo ku bateze amatwi ikiganiro muri Sanga hano ku ijwi rya Amerika n'ubuhe? murakoze cyane Geoffrey, nanjye ndagushimiye ku byo twabanye ndetse n'abatumirwa bari bahari. icyo navuga ni uko uburyo burambye kimwe n'ahandi hose kandi bufasha bwo kurwanya gukemura ikibazo cy'ubujura cyangwa se n'ibindi bishamikiyeho byose nk'uko tubijyana n'abaturage mu nteko cyangwa se mu zindi gahunda zose za leta duhuriramo. gitangirira mu miryango, ababyeyi bakarera neza, bakarwanya amakimbirane atera abana guhunga imiryango kuko zimba intandaro yo gukurira mu ngeso mbi zirimo n'ubujura. ahangaha rero ababyeyi mu migoroba y'ababyeyi ndetse n'ahandi hatandukanye, ibi biradufasha iyo bakuze neza, iyo bageze igihe cyo gukora bihangira imirimo bagakurikiranwa neza. ibi byose rero nanone bakigishwa imyuga, bakiteza imbere, ibibazo by'ubukene bikagenda, hanyuma ntitwongere kubona abantu baza muri ibi bikorwa bitandukanye. nkeka ko arizo ngamba z'uburyo burambye kandi n'ibibazo twimisha imbere kugira ngo ibibazo byose bigende bikemuka burundu. nkeka ko n'ahandi uko bikorwa ariko by'umwihariko iwacu izo arizo ngamba tuba twarafashe kugira ngo ibibazo byose bigende bikemuka. ndagira mbashimire rero uburyo twabanye ndetse n'abatumirwa bacu twari kumwe mu kiganiro cyiza twagiranye. Bwana Ildephonse Kambogo, umuyobozi w'akarere ka Rubavu, reka tugushimire cyane nawe ko witabiriye ikiganiro muri Sanga, ukaba wanatanze ibisobanuro birambuye ukanasubiza abari baduteze amatwi. n'ubutaha nitwongera kubahamagara kugira ngo mugire icyo mubwira abaturage n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika, nizere ko muzatwitaba. murakoze cyane. mugire umunsi mwiza. nshimire namwe mwese nshuti mwari muteze amatwi ikiganiro muri Sanga. Robs wadufashije ku buhanga bw'ibyuma, Nadia Taha wamfashije kubagezaho telefone zanyu wakiraga akanamfasha kubaha ijambo. twese turabashimira. Ngiye mwumvaga kuri mikoro ndi Jeffrey Mutagoma, ndagira nti amahoro n'amahirwe kuri mwese, naho mukanya mu makuru ya saa 12.